sinzongera kumwiringira, sinzongera kumwizera, sinzongera kumubona ngo numve ngize amarangamutima y'urukundo, y'ibyishimo, yo guseka, yo kumwishimira, yo kumwakira. Abanyarwanda bavuga ngo yamukarabye. Yakoze iki? Ngo yamukarabye. Sizukura Abanyarwanda. Kutababarira ni ukunywa uburozi bw'abundi bwica imbeba. Bw'abundi bwica imbeba. Ugatekereza ko imbeba ipfa. Ugategereza ko imbeba iri bupfa. Kandi imbeba ikwiye gupfa ari. Ari wowe. N'indi sengesho ribi. Akunda kurivuga mu Cyongereza. Cyane aba Nigeria. N'Abanyakenya n'Abagande. N'Abanyarwanda. Narimenye. Go back to work. Back to the sender. Imana igumugisha wowe ukurikira The Bridge Podcast. Amazina yanjye ni William Ngabo kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ijambo ryiza cyane rivuga ku kubabarira ndetse no kongera kugira icyizere. Mu Cyongereza bavuga forgiveness versus trust. Twagiriwe amahirwe yo kubana Apostle James Karegeya, umukozi w'Imana, akaba n'umwana w'Imana, atuye mu gihugu cya Kenya, ariko twagize umugisha ari naha igihe gito cyane. Nanjye namuprofita rero ndamusaba kugira ngo aze dusangire ijambo kugira ngo abatwumva mu ijambo ry'ubwenge. Uyu munsi rero araza kutugezaho ibyiza cyane. Apostle, turabakiriye. Murakoze cyane umukozi w'Imana. Imana iguha umugisha kwa wemeye kuza hano muri iki kiganiro The Bridge. Murakoze cyane. Rero uyu munsi tugiye kuvuga ku kubabarira. Ni topic igoye cyane kandi ikomeye. Iyo bavuga kubabarira wumva iki? Iyo umuntu avuze ijambo kubabarira, ni ukuvuga kubabarira bituruka mu wakomerekejwe. Amarangamutima yawe yarakomerekejwe, icyizere cyawe cyarakomerekejwe, imyumvire yawe yarakomerekejwe, umubiri, ibyiringiro wari ufite kuri uwo muntu, kuri icyo kintu byarakomerekejwe. So iyo ibyiringiro byawe, expectations, amarangamutima ndetse n'umutima na icyizere wari ufite uwo muntu cyaratakajwe bitewe n'icyo uwo muntu yagukoreye, aho niho havuka ijambo ryitwa kubabarira. Yego. Iyo umuntu yabaye umwanzi wawe, akakugambanira, agashaka kugira nabi, cyangwa akakwica, akakwicira, wowe uriho ukiri muzima, iyo uciye muri ibyo bintu bakavuga ijambo kubabarira, uhita utekereza, wirefera aho hantu ibyo bintu byakubereyeho, cyangwa se icyo gihe uwo muntu yagukoreye ibyo bintu. So kubabarira ni ikintu gikomerera umubiri w'umuntu. Amarangamutima y'umuntu aba yarakomeretse, icyizere cy'umuntu kiba cyarakomeretse. Kuba amarangamutima, icyizere, ibyiringiro by'umuntu biba byarakomeretse, kugira ngo rero wongere ubabarire uwo muntu wakugiriye nabi, wakugambiriyeho nabi, bisaba izindi mbaraga zitari iz'ubumuntu. Niko nabivuga. Kandi uwo muntu waguhemukiye agihari, ukimubona nawe, ukibana nawe, ushaka kuba mutabana ariko umwumva, nangwa se wafungura social media ukabona isura ye nibanza kuza. Umuntu mushobora kuba mubana hano ku isi yabaye ntoye, nk'urwo rugero utanze, bajya kubona ukabona kuri social media hari haravuga, cyangwa mubana i Kigali, wagera kuri Simba ukabona nawe yicaye hariya, wagera muri restaurant ukabona nawe atumije ibyo kurya, kandi wumvaga mbese waraciye umubano n'inzira hamwe nawe.
noneho hari akandi kantu nakongera, uwo muntu kuko aba yaraguhemukiye cyane, yego, impamvu no kubabarira bigorana nuko uhita umushyira mu gatebo k'abanzi cyane, wumva ari umwanzi ruharwa, ni ukumubika, mbese umukura mu cyumba cy'icyizere, ukamukura mu cyumba cy'amarangamutima yawe, ukamukura mu cyumba cy'ibyiringiro byawe, ukamukura mu cyumba cy'ubumuntu. Iyo umukuye aho hantu mvuze, uba wamushyize ahandi hantu ntazi aho hitwa, habi cyane kandi kuko umuntu burya agizwe n'icyizere, agizwe n'ibyiringiro, agizwe n'amarangamutima. Ibyo nibyo bigira umuntu hano mu bugingo, akaba umuntu nyamuntu. Iyo rero ibyo bintu byakomerekejwe bikaza bigatemwa, mbese gukomeretswa n'ijambo naryo rirumvikana ariko ryoroshye, reka tuvuge ibyiringiro byawe byatemwe, icyizere cyawe cyatemwe. Iyo utemye igiti gitoya kizana amakakama cyangwa se amazi, ni ukuvuga ibyiringiro by'umuntu iyo bitemwe, amarangamutima, icyizere, trust bigatemwa, mu by'ukuri uwo muntu atangira kuvirirana muri we, atangira kumva, mbese ntabwo uba ukiri muri ibyo byumba cy'umutima, cy'icyizere, cy'urukundo, uba wasohotsemo tayari. Ni nayo mpamvu iyo umuntu yakomeretse bisaba ubundi buntu n'izindi mbaraga. Noneho rero kubabarira naho bituruka, ariko kubabarira harimo ibice bitatu. Ikintu cya mbere, kubabarira hari kwibabarira. Nibabariye uwo muntu, mukuye muri jye, sinzongera kumwiringira, sinzongera kumwizera, sinzongera kumubona ngo numve ngize amarangamutima y'urukundo, y'ibyishimo, yo guseka, yo kumwishimira, yo kumwakira. Abanyarwanda bavuga ngo yamukarabye. Yakoze iki? Ngo yamukarabye. Uramukaraba pe, ukamwikuramo. Ni ukuvuga amarangamutima yawe, ukankoresha iryo jambo ryitize, iyo yakarabye umuntu, iyo umutima wawe wakarabye umuntu, iyo ibitekerezo byawe byakarabye umuntu, ni ukuvuga uwo muntu yabikomerekeje. Ntabwo rero ukimwumva muri icyo byumba by'icyizere, by'amarangamutima, by'ibyiringiro cyangwa se by'urukundo. Noneho rero iyo umuntu byagenze gutyo, tape ya mbere yo kubabarira ni ukwibabarira uwo muntu. Kwibabarira umuntu ni ukuvuga uti okay, ndabona ntacyo bizamarira ukomeza kumutekerezaho, reka mwibabarire, ngerageze kumukura muri ibyo byumba. Niba namwizeraga, ntabwo nzamwizera ukundi. Niba hari icyo nari mwiringiriyeho, ntabwo nzongera kumwiringira, ukongera kumutegereza ko hari icyo yamfasha. Niba namubonaga nkumva amazirungu, ntabwo nzongera kubikenera. Mbese ukibabarira uwo muntu, ukamukaraba, ukamwikuramo, ariko ntabwo umubabariye. Iyo ni tape ya mbere. Tape ya kabiri ni igihe noneho ya marangamutima yawe atangira gusa nk'akira, ugakira, ukagenda usa nk'aho amarangamutima yawe ahora. Kwa kundi ushobora guteka amata agashyuha akabira, hanyuma wayatereka agahora. Noneho amarangamutima yawe agahora, umutima wawe ugahora, icyizere cyawe kigahora, ukumva wa muntu uragenda umwikura, wamwikuyemo mbere na mbere, ariko nawe aragenda kuvamo. Aragenda kuvamo bitewe nuko hari aho amarangamutima yawe, aha muhumve neza, hari aho amarangamutima yawe, hari aho icyizere cyawe, hari aho umutima wawe wacometse handi, ubona yuko hariho hagutabara. Urugero, ushobora kuba nkwizera, nk'ukunda William, hanyuma igihe kikagera ukankomeretsa, kandi ukankomeretsa ntabitekerezaga. Ni ukuvuga icyizere nari nkufitiye,
amarangamutima nakubonaga tugaseka tukagira iki. Buriya iyo nk'ubu iyo duseka dukunda guseka cyane nawe, buriya icyumba cy'urukundo cyanjye n'icyawe iyo bihuye havamo natwita nk'ibintu, mbese ni nk'amarangamutima, ni nk'ibintu bivumbukayo, umuntu akagusekera utagize n'icyo ukora, umuntu akakwakira, umuntu akakwishimira. Iyo rero unkomerekeje ndagukaraba. icyo cyumba ushyiraho igufuri ebyiri. Ni ukuvuga nta nubwo ari jyewe, ahubwo amarangamutima yanjye, icyizere nari nkufitiye, cya cyumba cy'urukundo kiragukaraba iyo nkubonye, aho kugira ngo nishime, nseke, nkwakire, nezerwe, tuganire, utere urwenya, usa naho ubonye rusaferi, nsa naho mbonye inzoka aho igiye kunyica kunduma. So uko niko umuntu akomereka. So igice cy'umuntu gikomereka na ubugingo bwe, ni amarangamutima, ni amahitamo, ni icyizere. Ubugingo bw'umuntu burya nibwo bukomereka. None iyo bukomeretse bubwira umubiri ngo uwo muntu ntuzongere kumuha intoki. Niba nakuramutsaga ntabwo nzongera kuguha intoki, niba nagusekeraga bikabwira umubiri akanwa kanjye ntuzongere kumuvugisha. Ushyiraho agapfukamunwa. Shyiraho agapfukamunwa. Niba naguhamagaraga bikabwira ukuboko kwanjye ntuzafate telefone uhamagare William. N'urugero. Noneho urumva ukuntu umuntu akomeretse. Igice gikomereka ku muntu ni ubugingo, the soul. Iyo umuntu agukomerekeje, soul, ubugingo nibwo bukomereka. Soul ikabwira umubiri ngo uwo muntu ntituzongere kumwizera, kumwiringira, kumutegerezaho ineza iyo ari yo yose. Uwo muntu ntituzongere kumuramutsa, ntituzongere kumuvuga, ntituzongere gusa nkaho. Noneho hakaza amajwi meza ava mu bugingo abwira umubiri ngo ca umubano n'uwo muntu. Iyi topic pastor. Hanza. Hanza. Hari abantu bakomeretse, bakomerekejwe n'abavandimwe cyane, bakomerekejwe n'inshuti. Ukomeretswa n'umugabo cyangwa n'umugore, ugakomeretswa n'umwana wawe, cyangwa ugakomeretswa n'umubyeyi wawe, cyangwa ugakomeretswa n'uwo mwiganye, mwororanye, mwahinganye, mwabanye, mwaturanye, uwo mukorana mu kazi, umuyobozi wawe, umuntu ukamwizera ukamuha amafaranga, ukamuha amafaranga menshi pe, kandi ukayamuha ayagusabye apfukamye rwose, kandi ubona yuko ikintu agiye gukora kizamwungura, kikamufasha, nawe ubwawe kikagufasha. Yarangiza ayo mafaranga akayakurya, cyangwa se akagenda akayakoresha akunguka, akabaho neza, wowe yakubona akanakwihakana. Ibikomere hanze ni byinshi. Ibikomere ni byinshi. Niyo mpamvu rero turimo kuvuga ku kubabarira. Nubwo bimeze gutyo, haleluya, Imana irifuza ko tubabarira. Aho niho hari igisubizo cyane. Umwuka w'umuntu, wa mwuka w'umuntu, cya gice cya gatatu navuze, kuko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri. So igice cy'umuntu gikomereka ni ubugingo. Ni will, emotions and amahitamo yawe. Noneho rero umubiri ukaba communicated, umubiri ukabwirwa ngo nkuko nabivuze, ariko umwuka wawe haba hakirimo ibyiringiro. Niyo mpamvu burya ubona abantu mu isi bashobora kubabarira abandi. Iyo umwuka wawe wongeye kubwirwa ngo nubwo bimeze gutyo, umwuka wawe akarusho, ni naho hari ibanga ryo kubabarira nyakuri. Kuko abantu ibyo bita kubabarira ni ukwibabarira umuntu, ukabaraho bamwikuramo ukamukaraba, sinzongera kugira ibyo. Wanamubona hariya hayi, ariko mu by'ukuri nta bundi buryo, kuko icyizere cyaratakaye. Icyizere cyaratakaye, trust yaratakaye kuri we. Noneho rero
Imana siko imeze. Imana ni umwuka. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki? B'Imana. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Imana ntabwo ariko imeze William. Imana twarayikomerekeje, twakomerekeje amarangamutima yayo, dukomeretsa icyizere yari idufitiye, dukomeretsa icyumba cy'urukundo yari idufitiye, dukomeretsa ibyiringiro yari idufiteho, turayikomeretsa impande zose uburyo bwose turayikomeretsa, tujya kure yayo, tuyivuga nabi, turayiyanga. N'abugingo n'ubu ariko Imana ikunda umuntu cyane mu mwuka, kuko Imana ari umwuka. Iyo ufite umwuka w'Imana muri wowe, aho niho hari igitangaza. Ushobora kongera ukababarira umuntu cyane. Birashoboka pe. Mbere yuko tuza kuvuga, kandi noneho kubabarira umuntu ndaza kubivugaho, ntabwo ari ukumwibabarira, ntabwo ari kumuha amahoro nawe ukiha ayandi. Ibyo ni byiza kandi urwego rwiza, ariko hari aho bigera. Njyewe ndifuza ko mbere yuko tunabivuga ukuntu Imana ibiduhatira kubabarira, ndashaka ko tuvuga ibintu mu mazina yabyo. Hari impamvu nyinshi zituma umuntu atababarira cyane, ariko nanone hari n'izindi mpamvu nyinshi zatuma umuntu akwiye kubabarira. Mu by'ukuri impamvu zituma tutababarira abantu wanazivuzeho, wazikomojeho, ariko ndashaka kubishimangira. Impamvu umuntu atababarira, bigorana kubabarira, nuko wa muntu waguhemukiye mu buryo bukabije, kuko abantu bahemukirwa mu buryo butandukanye. Hari abiciwe cyane, hari abakomerekejwe, hari abahemukiwe, abagambaniwe, hari ababujijwe amahirwe y'ubuzima bwiza cyane. Noneho ugasanga uwo muntu wabikoze abaye umugome ku buzima bwawe, ukamufata nka shitani. Noneho kamere ya kimuntu igira akantu kitwa revenge, kwihorera. Uriya muntu yaramemukiye bikomeye kandi bikabije. Isengesho ryanjye nuko yahura n'ibyago, ukamwifuriza inabi, ndetse waba uri n'umukristo ukanasenga isengesho ribi, kandi Imana ntabwo amasengesho yumva. Hari urugero unyibukije ibintu bikomeye. Hari amasengesho tujya tubuza abakirisitu bakanayakubita, ariko ni amasengesho akundwa, ngo umurozi ntakabeho, umurozi ntapfe. Hari n'ababivuga no mu nsengero cyane, bagasengera abarozi kugira ngo bapfe. Umurozi ntagakwiye gupfa, umurozi ntagakwiye gupfa. Erega nawe utaramenya Kristo uri umurozi, wari muri kategori y'umurozi. Muri kategori y'umurozi, yani magambo wari umurozi. Kandi noneho iyo baza gusengera, iyo amasengesho yiba yakoraga, ndashaka kukubwira ngo ayo masengesho bene ayo ntakora. Imana ipfuka amatwi, rwose ntabwo agira icyo akora, kuko uba wavuye mu mwuka no mu kuri, ntabwo uri mu kuri. Ni ukuvuga iyo usengera umurozi ngapfe, kandi wenda mu muryango wawe harimo abarozi, ni ukuvuga yuko wishe uwo muntu uri muntu. Kuko Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu yanga undi, iyo umuntu avuga ngo umuntu ni umuswa, ukamwita umuswa cyane, wahawanye n'umurozi, ahwanye n'umwicanyi cyane. So ni ukuvuga rero mu by'ukuri hari amasengesho abakiristo bakunda cyane. Ibyo ni rimwe. Umurozi akwiye gupfa, ntabwo abarozi bakwiye gupfa. Umurozi ukwiye kumusengera, ahubwo ukamusengera byiza, ndetse ukanamwegera kugira ngo akizwe, kuko Imana irashaka ko umuntu ahinduka. Hari n'indi sengesho ribi akunda kurivuga mu Cyongereza cyane, aba Nigeria n'Abanyakenya n'Abagande n'Abanyarwanda. Narimenye go back to the sender. Ibyo rero biri
mu cyiciro kimwe. Iyo umuntu atarahishurirwa urukundo rw'Imana, iyo umuntu ataramenya imbabazi wahawe n'Imana, amasengesho yawe n'imyumvire yawe imyumvire yawe bitarahinduka, none amasengesho yawe aragorama, aba ari mu bumuga bwinshi cyane, abigikuri. Ubwo bumuga rero umurozi napfe, back to the sender, ngo mbishubije yuko wabyohereje. Ibyo byose mu by'ukuri ntabwo ari amasengesho, nta nubwo abizera abakristo bakwiriye gusenga amasengesho. Ibyo ni ya marangamutima atarigishwa, atarahinduka. Mu mwuka wawe warakijijwe, umwuka wawe washyizeho ikimenyetso, ariko amarangamutima yawe ntabwo arigishwa ngo uhindurwe ube icyaremwe gishya, umenye ukuri n'umwuka, uyoborwe n'umwuka, ugendere mu kuri, uvuge ukuri. Niyo mpamvu uhora usigara muri icyo cyiciro cyo kwica abantu. Tukiri aho ngaho, kare wabonye nirimo gusekura Amazon, ndaseka iki? Hari umuntu witwa Anne Lamotte, yabuze amagambo mu cyongereza, ndasomye ndaseka. Not forgiving is like drinking rat poison and then waiting for the rat to die. Kutababarira ni ukunywa uburozi bwa bundi bwica imbeba, ugategereza ko imbeba iri bupfa, kandi imbeba ikwiye gupfa ari wowe. Ni ukunywa uburozi bw'imbeba, ugategereza ko imbeba iri bupfa, kandi uwanyoye ubwo burozi ari wowe. Ubwo ninde uri bupfe? Nuwanyoye uburozi bw'imbeba. So ni ukuvuga rero, bakirisitu bizera mutwumva mudukurikiye, iyo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ntibirangiriraho, haba hakiri urugendo rukomeye cyane rwo guhindurwa, kugira ngo imyumvire yawe n'ibitekerezo byawe bihindurwe, noneho bijye muri wa murongo w'umwuka n'ukuri. So ayo masengesho yo kubisubizayo kwabizanye, ayo masengesho yo kwica umurozi, yo kwica umwanzi wawe, yo kumunaniza, ndamufunga, ndamuboha amaguru, ndamunaniza, ndamubohoza, ibyo byose ntabwo bikorwa. Ni amasengesho apfuye, ava mu gikomere, cy'umuntu utari wahinduka, wakomerekeye mu muryango, wakomerekeye mu ishuri, wakomerekeye muri komedite, wakomerekeye mu bantu. Noneho iyo myumvire yakomeretse ukayizana no mu rusengero, ukumva ko Imana izagenda muri iyo myumvire yawe mibi, ikayishyigikira, ikagenda ikaguhorera. Ayo ni amasengesho yo guhora, kandi Imana ntabwo ari ihora. None Apostle, reka tuvuge akamaro ko kubabarira. Nubwo scriptures tutaranazivuga, iyo umuntu ababariye yunguka iki? Bimaze iki? Umbabarire dusomeho icyanditswe mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 9, ngo let love be without hypocrisy, reka urukundo rwe kutagira uburyarya, aba what is evil, reka ikibi, cling to what is good, ifatanye n'icyiza, be kindly affectionate to one another, mugirirane imbabazi, with brotherly love, n'urukundo rwa kivandimwe, in honor giving preference to one another, mushyirana hejuru. Noneho rero iyo ugeze ku murongo, ndashaka kugira ngo ngere hano ku murongo wa 18, if it is possible, as much as it depends on you, live peaceably with all men. Niba ari bigushobora kurwanya uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Urabyumva? Ariko nanone dusubiye hejuru gato, bless those who persecute you, hesha umugisha abagutoteza cyangwa abakwanga, bless and do not curse. Urumva? Ntabwo ukwiriye nk'uwizera nk'umukristo gufatira ijambo kubabarira mu buryo bworoshye. Kubabarira ni impano uhabwa n'Imana. Ni nk'uko Imana yababariye abari mu isi ntibigarukiraho, ahubwo ikatanga umwana wayo w'ikirenge kugira ngo umwizera atarimuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ariko urazi kubabarira umuntu warangiza ukamugirira neza? So ni ukuvuga rero, iyo
uwakiriye agakiza hari imbaraga muri ako gakiza, muri iyo pakaje wahawe hari ubuntu, hari imbabazi, ntabwo nabigusobanurira, hari umutima, hari imyumvire, hari ibitekerezo bihinduka, Imana ikaguha imbaraga zo kubabarira nk'uko Imana yababariye abari mu isi, ntiyabyagarukiraho ikabaha umwana wawe w'ikinege. William, mbonye abantu bababarira abandi, nanjye ubwanjye nabyibonye, ariko mbonye abantu bababarira abandi ibintu bidashoboka kubabarirwa mu rwego rwa kamere muntu. Iyo ubabariye rero, nsubira ku kibazo warumbajije, iyo ubabariye ntabwo upfa, ntabwo bwa burozi bw'imbeba ari wowe ubunywa. Kutababarira ni ukunywa uburozi bw'imbeba ukumva yuko imbeba ari iri bupfe, hagapfa imbeba nini, hagapfa imbeba ari wewe wabunyoye. Urabyumva, ntabwo turiho twita abantu imbeba, ariko ni urugero. Ni ukuvuga iyo ubabariye wirinda kwicwa na bwa burozi. Iyo niyo nyungu ya mbere kandi irakomeye cyane. So kutababarira ni uburozi, ni ubutwa. Kutababarira ni umuti wica, ni ubutwa cyane. Ariko iyo ubabariye ubwo butwa urabucira, ntabwo uba ukibunyoye. Ni ukuvuga ko iyo utababariye muri wowe habamo uburozi bukagumamo bukazakwica. Wajya kuryama ukaryama uburozi burimo, wajya muri resitora ukarya ibiryo uburozi burimo cyane, igihe cyose ukabyikorera muri wowe kugeza igihe buzakwica, bukakurimbura. Icya kabiri, iyo ubabariye witura umutwaro wari wikoreye. Ni ukuvuga iyo ugifite ya marangamutima yawe yakomeretse, wanze kubabarira, wa mutima cya cyizere wumva wanze kubabarira, biremera kuruta ibiro umufuka w'amabuye cyangwa umufuka w'umusenyi. Wumva wikoreye umuntu, wikoreye ibintu, noneho nawe ukananirwa kwisobanukirwa uriwe. Kutababarira bituma uhuma ntumenye uriwe, bituma utisobanukirwa uriwe, bituma utabona n'ibyo ufite, bituma utamenya agaciro kawe. Ariko iyo ubabariye witura umutwaro ukaruhuka mu mutima wawe. Ni ukuvuga ko abantu reka babyumve neza, iyo utari wababarira wa muntu waguhemukiye uba umwikoreye cyane, kandi aremera cyane, aba mu bitekerezo byawe igihe cyose, akaba mu mutima wawe buri gihe uba umwikoreye cyane. Mbere yuko utekereza ikintu cy'iterambere utekereza wa muntu, kuko niyo driving thought. Iyo kutababarira bihinduka driving thought mu Cyongereza, ni igitekerezo cyasumbye ibindi bitekerezo. Iyo uriho urya ubutekereza wa muntu, ukora akazi utekereza wa muntu, uriho utekereza wa muntu. Ni ukuvuga ntabwo ibindi bitekerezo cyangwa se n'iyindi myumvire mu by'ukuri igira agaciro muri wowe. So uhorana wa muntu ukamwikorera, waba uryamye akaba kurimo, waba urya akaba kurimo, waba uvugana n'abantu akaba kurimo, waba ubwiriza niba uri umuvugabutumwa akaba kurimo, waba usenga akaba kurimo. Uzi n'igitangaje, no mu nzozi akazamo rwose. Ariko iyo umubabariye, kubera ko kubabarira ni imbabazi, ni ubuntu, ni imbaraga zikomoka ku Mana, kuko n'Imana yarababariye abari mu isi. Iyo wakiriye Kristo aguha imbaraga zo kubabarira, ntabwo bikorwa n'amarangamutima yawe, bikorwa na za mbaraga z'ubuntu n'umwuka wera ukurimo. Iyo ubabariye umutura hasi utura umutwaro ngo pa ukagukubita hasi. Noneho gashobora kuba wajya mu rusengero ukaririmba ya ndirimbo uti yadutuye imitwaro, mu mitwaro yadutuye. Uwa mbere cyangwa iya mbere muri yo ni ukutababarira. Ariko pastor, muri bariya abantu baririmba ya ndirimbo, hari abaririmba bikoreye cyane. Yadutuye imitwaro yakoraga iki? Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, kandi umuntu agihetamye kandi akikoreye. Hari n'abayiririmba bafite amarozi mu mashakoshi.
hari n'abayiririmba ava aterekanye iririmbe kugira ngo byibuze uyu muntu ni mpura nawe ndamucaye. Ntabwo kwiririmba ari byo bisobanuye yuko watuye iyo mitwaro. So hari imitwaro y'ibyaha, hari imitwaro yo kutababarira, hari imitwaro yo kutizera, y'ubwoba, hari imitwaro myinshi cyane, ariko umutwaro wo kutababarira uraremera, ni mubi, uravuna. Ni ukuvuga Sofa umaze kuvuga ingingo ebyiri. Ya mbere ni uburozi. Ntabwo uba ukishwe n'uburozi. Icya kabiri kwitura umutwaro wari ukuremeye. Hari n'icya gatatu wavuze, umuntu iyo atarababarira aba ari nk'impumyi rwose. Iyo utarababarira urahuma, ntureba, ntiwimenya, ntumenya ibyiza ufite, ntumenye ibyiza, wambara umwenda mwiza, ntumenye kuberewe, ntuberwa, uba uri mu darkness, uri impumyi kandi ufite amaso areba. So iyo ubabariye ugarura agaciro kawe, urahumuka, ugatangira urahumuka, ukongera ukamenya agaciro kawe. Ako gaciro utagahabwa n'uwo muntu, utagahabwa n'icyo kintu, utagahabwa n'ibyo byapfuye byarangiye, ahubwo ugahabwa n'Imana. Yego. Icya kane rero nanjye kanyongereho. Ongeraho. Ugira umudendezo. Uba usa naho ari imfungwa yari uziritse ahantu rwose bafunguye. Uzi abantu bafunguye Mageragere. Naho bagufungira kuri polisi, sitasiyo ya polisi. Kuririmba. Igihome. Ni igihome. Bamwe twagiciyemo. Ku bwa Kristo. Nakubwiza ukuri. Abati turagufunze. Kandi buriya abapolisi hose mu isi bakora kimwe. Bakunda gufunga umuntu kuwa gatanu bagiye muri weekend. Kuwa kangahe? Kuwa gatanu. Kugira ngo baguhane. Kuko ku cyumweru kuwa gatandatu ntibakora, ku cyumweru ntibakora, ukabamo kuwa mbere ukajyanwa muri kote cyangwa se waza ukisobanura. Najya mfungirwa i Burundi maza hari kuwa gatanu. Ariko we bagufunze iminsi myinshi. Iminsi 7. Abo byari byo. So igihome icyo ari cyo cyose kirababaza. Igihome cyo kutababarira. Igihome cyo kutababarira kiguteza ubuhumyi, ntabwo ureba hanze. Ariko iyo kivuyemo ugira amahoro, ugira umudendezo, urongera kumva usobanukiwe agaciro kawe. Ni nayo mpamvu abantu bakunda kuvuga ngo iyo ubabariye imfungwa ebyiri ziba zifunguwe cyane. Imfungwa ya mbere ni wowe na wa wundi wari ufunze mu mutima wawe. Izo mfungwa zose zirabohoka zigafungurwa. Actually so kubabarira ni ubuntu duhabwa na Kristo. Kandi birashoboka pe. Birashoboka iyo wababariye burundu, na cya cyizere kiragaruka. Na ya marangamutima wa muntu ukuntu ya sura ya image wari umufiteho ikagenda ihanagurika mu marangamutima yawe. Cya cyumba cy'urukundo kikagenda kikira kubera ko wafunguwe, uri free. Urabohotse, noneho ukagenda ukira, na wa muntu ukongera ukamwiringira, ukamutrustinga, ukamwizera. Bityo birashoboka, bibaho, kandi si rimwe si kabiri, bibaho rwose. Ariko nanone uwo muntu nubwo wamubabariye nyine ukaba ushobora kuba wakongera ukamwizera, ntabwo bishobokera bose kugira ngo bahite bizera uwo muntu. Kereka we iyo abyanze. Iyo uwo muntu adafite ubushake bwo kugira ngo mwongere mwiyunge, mwongere muhabeho gusabana imbabazi. Ariko iyo nawe afite ubwo bushake, cyangwa afite kubimenya yuko yakubabaje, iyo acknowledgement cyangwa se recognition, abyumva, abyaknowledge, abisobanukiwe ko yakubabaje, akaza akakwegera akagusaba imbabazi, mu by'ukuri birakunda. Ariko ntabwo icyo cyizere cyagaruka ari wowe umwirukanka inyuma.
ubwo uwo muntu mamutandukanye ariko wowe mu mutima wawe ugafunguka ukaba free. Yego. So Imana ibirebye ibyo byose iravuga ni byiza ko tubabarira cyane. Imana yabivugaho iki? Yesu dore ukuntu avuga muri Matayo igice ni icya 5 ati iki? Aravuga mu murongo wa 0 igice cya 5 umurongo wa 43 You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Mu mategeko ya Mose wari wemerewe gukunda uwo muturanyi wawe ukanga umwanzi wawe. Niko mu mategeko ya Mose byari. Ubwo Yesu byari bakubwira. Kandi amategeko ya Mose nayo mategeko y'isi. Abantu nuko babayeho mu isi. Umuntu yemerewe gukunda uwo wakunze, uwo bahuje, akanga uwo badahuje. But I say to you, ndeho ndababwira 44, love your enemies, mukunda abanzi banyu, bless those who curse you, muhesha umugisha babavuma, do good to those who hate you, mukorere neza ababanga, and pray for those who spitefully use. Akakano rero William muri uyu murongo niko ka buriya mu cyongereza bivuze ngo who spitefully use you. Uzi ko hari umuntu kwanga ariko akanagukirenza akanagukoresha agashaka kwivuga sinzi nta Kinyarwanda nzi cyiza nashyira muri ariko uko mbyumva mu cyongereza who spitefully use you and persecute you ni umuntu ukwanga akagukoresha kandi akagutoteza, yarangiza akagutoteza kandi agakoresha urwo rwango rwe kugira ngo akwangize, yangize n'isura yawe. Ariko Yesu aravuze ngo muheshe umugisha, mubabarire nabo bose babakorera ibyo, that you may be sons of your father. Urumva kuba umwana w'Imana nuko ubukora nk'iby'Imana ikora, nawe urababarira nk'uko yababariye, that you may be sons of your father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? Now, Imana ivushiriza izuba ababi n'abeza, ikagusha imvura kubabi n'abeza. Nimukunda babakunda gusa muzatandukanira he n'abakoresha bikoro. So nta kuvuga twebwe nk'abana b'Imana dukwiriye kugera ikirenge mu cy'Imana, tugakunda nk'uko Imana yakunze. Iyo wumva umutima ukiremereye, ukiri mu buhumyi, ukikoreye, ukibabaye, ugikoreye, saba Imana ati Imana nguhaye iki gitima kimeze gutya, ndakiguhaye, ngwino uwufate, uweze, uwutunganye. Ujya kumva hari ubuntu bumanutse umeze nka cya gitonyanga kigutonyangiriza y'amazi unywa, ufite inyota nyinshi, ukumva umutima wawe uraruhutse, umva wa muntu si ukumwikuramo gusa, uramubabariye, uraruhutse, ugaruye agaciro kawe, urasohotse uvuye muri icyo gihome. Birakunda, ubwo niko Imana bidusaba kandi birashoboka mu izina rya Yesu. Amen. Twizere neza ko iyi message yakugezeho, kandi ndazi neza ko hari benshi hanze aha bahuye n'ibikomere bitandukanye. Hari ababajwe n'umugabo, hari ababajwe n'umugore, hari ababajwe n'abana, hari ababajwe n'inshuti bakundaga, hari ababajwe mu kazi n'abo bakorana nabo nangwa se bakoresha. Abantu babajwe mu buryo butandukanye. Twavuze ibyiza byo kubabarira. Ukeneye ibyo byiza, ukeneye kubaho mu buzima bwiza, ukeneye kubohoka ukareka kuba imfungwa, ukeneye kugira ubuzima bwiza butarimo ikintu kimeze nk'uburozi mu mutima wawe, ukeneye guhumuka ukareba. Ibi byose ni ingaruka nziza zizakugeraho nufata umwanya wo kwitekerezaho no gukunda Imana, nawe ukikunda, ukiha agaciro, noneho ukababarira wa muntu waguhemukiye, agasohoka mu bitekerezo byawe, agasohoka mu buzima bwawe, ukabohoka. Rero Apostle turakwishimiye cyane, wakoze cyane. Asante. Kuba dukurikiye, ukeneye ufite ikibazo wakandika muri comment section,
wakwifuza ko twazongera kuvuga kuri topic runaka na ukatwandikira kandi tugusaba ngo ukore subscribe usharinga ku nshuti n'abavandimwe. Imana ibahe umugisha rero. Shalom. God bless you.